Yesu shimwe bwoko bw'Imana twongeye kuba ikaze muri kino gitondo umwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dufate umwanya dusenge hanyuma dukomeze tuganira ijambo Imana dushyize ku mutima muri kino gitondo. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimira ubuntu bwawe, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira imbabazi zawe, turagushimira ineza yawe. Izina ryawe mwami rihabwa icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Turakwereka uyu mwanya mwami tugiye kumarana n'ubwoko bwawe tuganira ijambo ryawe. Reka uhe umugisha wese mwami data wabaye imbere muri kino gitondo muri aya materaniro kugira ngo mwami tube hamwe mu bwiza bwawe. Reka ijambo ryawe rihinduke inkota y'amugi abiri, reka ijambo ryawe rigwize imbaraga, reka ijambo ryawe risane imitima isenyutse, rihumurize abababaye, rikize abarwayi, riresitore uwo wese ufite ubwoba, wowe wese Mana utabona ibihe, utazi uko iminsi igenda. Reka ukuboko kwawe n'ikiganza cyawe n'ubwiza bwawe n'imbaraga zawe bimanuke hejuru ya buri wese. Mu izina rya Yesu Kristo duhagaze mu mbaraga zawe, dukubise hasi uburiganya bwose bw'abadayimoni, uburiganya bwose bw'ikuzimu, imbaraga mbi zose z'umwijima turazisenya, turazirimbura, turazicagagura. Ikiriganya umugisha wacu cyose turagisenye, ikiriganya amasezerano cyose turakirimbura. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti dusohoye imyuka mibi, dusohoye imbaraga zose z'abadayimoni, tumanuye ubwiza bwawe, tumanuye ikiganza cyawe, tumanuye kubaho kwawe, tumanuye imbaraga zawe n'urukundo rwawe n'icyubahiro cyawe bibane natwe. Ijambo ryawe rigira imbaraga mu isi yose, mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Haleluya. Turabahaye ikaze muri kino gitondo mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusome Zaburi 125. Iravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazaguma kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Uwiteka ugirira neza abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima, ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro. Haleluya. iki gitondo turaganira ijambo rivuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega, utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Uhora ushikamye, ntabwo unyeganyezwa. Reka mbabwire meaning y'umusozi. Umusozi ntabwo unyeganyezwa n'inkubi y'umuyaga. Bibiliya itanze ikigereranyo ngo ntubasha kunyeganyega. Ku musozi iyo hariho ibiti, iyo hariho amashyamba, iyo hariho ibihuru, niyo haba hubatseho amazu. Umuyaga iyo uje urahuha, ugahuha kuri uyu musozi, kandi ugahuha cyane, ugahuha n'imbaraga nyinshi. Niki kibaho? Ibintu byose biri kuri uyu musozi biranyeganyega. Haleluya. Ibiti biranyeganyega,
aba batashobora kuguruka, ibihuru biranyeganyega, rimwe na rimwe n'ibiti by'inganzamarumbo birafunagurika bivunwa n'umuyaga, ariko uyu musozi ntushobora kunyeganyega. Umuyaga wanyeganyeza ibiri ku musozi, ariko ntago wanyeganyeza umusozi. Umusozi ntago wanyeganyezwa n'umuyaga. Umusozi urakomeye ku rwego umuyaga ushobora kunyeganyeza n'ibyatsi biri ku musozi, ugatwara n'umukungugu uri ku musozi, ariko umusozi ntushobora kunyeganyega. Haleluya. Uku niko birivuze ngo abiringiye Uwiteka. Haleluya. Abizera Uwiteka, abafashe Uwiteka bakamwiringira, bakamufata nk'Imana yabo, bakamufata nk'umutabazi w'ubuzima bwabo, abiringiye Uwiteka. Haleluya. Ndavuze ngo abiringiye Uwiteka, abafite Uwiteka nk'umurengezi wabo, abafite Uwiteka nk'umutabazi wabo, abafite Uwiteka nk'Imana yabo. Bibiliya yavuze ngo bameze nk'uyu musozi, bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Suko umuyaga utaza, suko ibibazo bitaza, suko ibigeragezo bitaza, suko intambara zitaza, suko abanzi badahaguruka. Umuyaga urahuha ku musozi, ariko hanyeganyega ibiri ku musozi, ariko umusozi wo ntunyeganyega. Uku niko bimeze iyo wiringiye Uwiteka. Umuyaga ushobora kuza n'ibyo mu buzima bwawe, indwara zishobora kuza, ubukene bushobora kuza, ariko ikintu bizakora ni kimwe, bizanyeganyeza ibikuriho, ariko wowe ntuzanyeganyega. Haleluya. Kuko wiringiye Uwiteka, kuko wizeye Uwiteka nk'umutabazi, ntabwo usigera unyeganyezwa, umeze nk'umusozi. Haleluya. Satani ashobora kuza akanyeganyeza business yawe, yanyeganyega bigakunda. Satani ashobora kuza akanyeganyeza abaturanyi bawe. Satani ashobora kuza akanyeganyeza amafaranga, mu rugo ukabyuka ugasanga nta mafaranga ufite mu bubiko, ugashaka icyo wahisha ukakibura. Satani ashobora kuza akanyeganyeza stoke y'ibyo kurya, wabyuka wajya muri stoke ugasanga ibyo kurya byashizemo. Satani ashobora kuza akajya kuri account akanyeganyeza, wareba balance ugasanga ni zero. Ariko ibyo byose byanyeganyega ni bya biti biri ku musozi, ariko wowe kuko wiringiye Uwiteka, kuko ufashe Uwiteka nk'umutabazi, ntabwo uzigera unyeganyezwa n'imiyaga y'iyi si. Abanzi bashobora kuza bakakugambanira, bashobora kugerageza kukuroga, bashobora kugerageza kukuroga, bakohereza amarozi wawe, bakagerageza byose bishoboka, ariko ntibazigera bagushyigura, ntibazigera bakuvana aha. Reka mbabwire, ikintu kimwe cyonyine gusa gishobora kunyeganyeza umusozi ni ukwizera. Kandi uko kwizera gufitwe n'abiringiye Uwiteka nyine. Abizeye Uwiteka nibo bafite uko kwizera. Haleluya. Nibo bafite uko kwizera kunyeganyeza imisozi, kuko Yesu yavuze ngo abantu bafite ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi nibo bafite imbaraga zo kubwira uyu musozi ngo imukuva ahangaha utabwa ahangaha. Ariko nawo ntabwo ari umusozi wo kwizera, ni umusozi w'ibigeragezo. Haleluya. Y'ibigeragezo byaje mu buzima bwawe bigahagarara bikuba ku musozi, umusozi ukarumbarara. Ikintu kimwe gusa gishobora kuwukuraho ni isengesho ryo kwizera. Abantu bafite kwizera muri bo, abantu bizera Imana, bafite imbaraga zikomeye muri buno buzima. Ni imbaraga zidashingiye ku mafaranga, ni imbaraga zidashingiye ku nshuti, ni imbaraga zidashingiye ku bavandimwe, ni imbaraga zidashingiye ku mashuri, ni imbaraga ziri
invisible, ni imbaraga zitagaragara, ni imbaraga zifitwe n'abantu bazi Imana yabo. Haleluya. Daniel yabanditseho aravuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari, bazakora ibyo abantu badashobora gukora, bazanyura abantu badashobora kunyura, bazagera abantu badashobora guhagarara, bazabaho mu bihe abandi badashobora kubaho, bazaba n'aho abandi badashobora kuba, kubera ko bafite Uwiteka, bazi Imana yabo. Abazi Imana yabo, haleluya, abazi Imana yabo, abazi Imana rurema, abazi Imana n'Umwana n'Umwuka wera, abo bazakomera, nibarangiza gukomera bazakora iby'ubutwari kuko batanyeganyega. Haleluya. Ntago banyeganyezwa n'ibihe, ntago banyeganyezwa n'amagambo, ntago banyeganyezwa n'ibyo abantu babavuzeho, ntago banyeganyezwa na situwasiyo lebo shekelemo sayini, ntago banyeganyezwa n'indwara zabatatse mu buzima, barazireba bakaziseka. Abantu bafite Uwiteka, abantu biringiye Uwiteka, abantu bazi Imana yabo, hari ibintu byinshi bareba bakabiseka. Haleluya. Barabiseka, ibirisa abandi, ibihahamura abandi, ibituma abandi biheba, bakaba bafata n'ikemezo cyo kwiyahura. Biyo babigeze imbere, baraseka bakavuga ngo tuzi Imana yacu. Iyo barangije kubiseka barahaguruka, lebo sekelemo sayini, barahaguruka bagakora iby'ubutwari, bakora ibyo abandi badashobora gukora, baca mu nzira abandi badashobora kunyuramo, baca mu mivumba, baca mu miyaga. Haleluya. Baca hagati mu nyanja. Abiringiye Uwiteka, abazi Imana yabo, iyo bageze hagati mu nyanja, inyanja irababisa, aba bantu ibyaremwe byose birabazi. Iyo bageze ku nyanja, nyanja irabitegereza ikabareba, ikavuga ngo abangaba biringiye Uwiteka, abangaba bameze nk'umusozi Siyoni. Mu byo ntembana bo sinabatembana, mu byo ntwara bo sinabatwara, mu byo nigereza bo sinabigerereza. Inyanja irababisa kuko biringiye Uwiteka. Hari ibihe bitanyurwamo na buri wese, hari ibihe, hari inzira zitanyurwamo n'ubonetse wese, zinyurwamo n'abiringiye Uwiteka. Abantu bafite Imana yabo nk'umutabazi, abantu bafite Imana yabo nk'umutabazi, abantu biringiye Imana yabo barakomera, barangiza gukomera bagakora iby'ubutwari, barakomera bagahagarara mu bihe bikomeye, bagahagarara batanyeganyezwa, bagahagarara badahinda umushyitsi, bagahagarara badafite ubwoba. Ntabwo barara badasinziriye ngo abantu bavuze. Hari umuntu umwe wanteye inkuru ejo bundi turimo tuvugana, abwira ngo umukozi w'Imana umwe ngo yarasenze, arangije gusenga ajya kuryama. Amaze kuryama bigeze mu masaha 7 z'ijoro, umukozi aratelefona ati databuja. Undi aritaba, terega byacitse hano. Ati bimeze gute? Ati byuka urebe mu idirishya ry'iwawe, hari umurozi udiha rwose, yambaye uduhu n'utuki twose, arimo arataraka imbere y'inzu ku idirishya ry'iwawe, arimo arakinda, arimo arabyina, arimo arahamiriza. Arabyuka kuraho irido, aritegereza, arareba, abona umurozi koko yakamijeje, yisize ingwa, yisize ibiki, arimo aratarika, arimo arabyina. Umugore arangije aramubwira ati mutware, reka twinjire mu masengesho dusenge byakomeye.
reka duhamagare Imana, reka twinginge Imana, reka dutabaze Imana. Nk'umukozi Imana yindukira abwira umudamu ati ariko mbere yo kuryama twasenze. Haleluya. Ati mbere yo kuryama twasenze, ati rero amasengesho nasenze nabwo Imana ngo ngiye kuryama ibisigaye undinde, rero kano kanya nisubiramo ndabanyatesheje agaciro, reka niryamire. Wati ntago dusenga niyo umurozi arimo kubyina. Aje narangije gusenga, yewe nagiye gusenga ndaryama, nagiye kuryama ndasenga, mbwira Imana ngo Mana iyi nzu yose ndagoye n'urugonda ruguhaye ndarugutwikirije undinde, naburijemo imigambi yose y'abaruzi. Rero nisubiramo isengesho ndaba ntesheje agaciro irya mbere, asubira mu gitanda arigamira ariyoroza. Uriya nawe rero afite imbaraga nyinshi zo gupfusha ubusa, bureka akomeze yamamaze. Abiringiye Uwiteka ntago bahungabanywa n'imiyaga, iyo barimo gukindura bareka bagakinda, barimo baramara inaji zabo, barimo baratakaza imbaraga. Ariko icyo uzi ni kimwe, wowe wiringiye. Haleluya. Ariko ibyo biterwa na level yo kwizera ufite. Nimba mpasera yabikoze gutyo nawe ntuzamwigane. Ushobora kuba utubaraga twawe tutangana n'utwiwe, ukwizera kwe gushaka kutari kuri level yiwe. Uzahaguruka usenge, bizaterwa n'ukwizera kwawe ufite. Bitise utabazi, kuko ushobora no gusenga ugasanga ugiye guhangana n'imbaraga zikurusha ubushobozi, usanga utubaraga twawe ntabwo turi kuri iyo level. Niba wiyumva ukumva uri mu bihe byiza, uziryamire wisinzirire. Niba wumva ukumva hari akadutu ufite, uzahaguruka usenge. Niba wumva nta kabaraga karimo, uzatabaza ugire n'uhamagara kuri telefone umubwira tumva ntabara wohereza umuriro ahangaho ntwerera isengesho, kubera ko ibintu byabaye big deal. Biterwa na level uriho. It depends the level you stand on this moment. Level uriho muri uwo mwanya. Ushobora no kuba usanzwe umuntu w'umunyembaraga mu buryo bw'umwuka, ushobora no kuba usanzwe umuntu w'umunyembaraga mu buryo bw'umwuka, ariko muri ako kanya imbaraga zikaba zakurangiranye, akaba nta mbaraga ufite, akaba udafite imbaraga zihagije, kuko ntabwo duhora mu mbaraga zingana igihe cyose. Hari igihe uri mu mwuka, uri mu muriro, nk'igihe turi muri 40 jours wiyirije wasenze, utwika urimbura, uri inkuba ikubita. Hari n'ikindi gihe rero ibintu biba byanze, ugasanga akuka wapi kari hasi, kwiyiriza byanze, indirimbo zo kuramya wapi, ikirere kirafunze, waza muri sengesho ukumva ntago bicamo, wasenga ukumva ntibiza, wagerageza kuzamura ijwi ukumva riri hasi, wafungura indirimbo zo kuramya ukumva ntago zirimo zigukoraho, wa connecting kuri Loves of God Ministries kugira ngo umve ijambo ry'Imana, ukumva wapi none ibyo turimo tuvuga ntuzi ibyo ari byo. Ibyo bihe bibaho kandi atari uko wakoze icyaha, bibaho atari uko waguye, bibaho atari uko Imana yagutereranye, atari uko Imana yagusize cyangwa se yakuretse. Ni ibihe bibaho mu buzima. Yesu ashimwe. Ni ibihe bibaho mu buzima. N'ikindi gihe ubyuka ugasenga kuva saa 6 z'ijoro kugeza saa 9 saa 10, abantu bakaryama, ugasenga amasengesho akanga gushirayo, ugatangira gusenga uzi ko ugiye gusenga iminota 2, iminota 5 igashira, 10 igashira, 30 igashira, isaha igashira, amagambo akagumaza. Haleluya. Amagambo akagumaza, revelation zigakumaza imanuka, ugasengera urugo rwawe ukaruvaho, ugasengera amasezerano ukabivaho, ugasengera icyerekezo cyawe cy'ejo hazaza, ibyo bikarangira, ugahindukira ugasengera amasezerano yabafashwe, ibyo bikarangira, ugasenga ukinjira mu mwuka, ugasengera umukorana, ugasengera abashefu,
bikarangira, ugasengera inshuti zawe, abantu bose amazina ukayibuka, ugasengera abakobwa batarashaka, ugasengera abakobwa batarabyara, ugasengera abagore batwite, ugasenga ugasengera umurimo w'Imana, ugasengera ibyo Imana yakuvuzeho. Haleluya. Amavuta akaguma amanuka, akaguma atemba, amavuta akaguma aza adahagarara, amavuta akaza. Ibi bihe bibaho mu buryo bw'umwuka, aho usenga non stop, ugashyiramo indirimbo zo kuramya, ukagera ugatangira gucreating izawe, ukaririmba indirimbo, ukagera waje na adoration, imwe ikavaho indi ikaza, imwe ikavaho indi ikaza, imwe ikavaho indi ikaza. Ni ibihe uba uri connecte, uba wacometse mu buryo bw'umwuka, uba wakonekise mu kirere, mu ijuru rya gatatu, wakonekise kuri level ya 7, umwuka wera agatembera muri wowe, umunezero ukaza muri wowe, ukarira amarira y'umunezero, ukarira amarira y'ibyishimo, ukarambarara hasi, ugahamagara Imana, ukaganiriza Imana. Ukavuga amasengesho ntashireyo, ugasenga bikanga guhera, ukabwira Imana magambo ntarangire. Kumva urashaka kuvuga ubwiza bw'Imana, ukumva urashaka kuvuga urukundo rw'Imana, ukaryama ku itapi, ugasiga umugabo cyangwa se ugasiga umugore mu gitanda, n'agatotsi kaza kakagufatira hariya, washiduka ukongera ugasenga, ugasenga kugeza igihe agatotsi kaza kakagufata, agatotsi kagufata, hakagira amahirwe ko atangira kuza imbere yawe, ugatangira kubona ibintu runaka, ukagaruka ukongera ugasenga, ugasengera bya bintu birimo biza amaso ya birimo urimo ureba, uko usenga agatotsi kakongera kakaza kakamera nk'akagutwaye. Lebo sekele mosaini, agatotsi kakongera kakaza kakamera nk'akagutwaye, ukongera ukabona ibindi bintu runaka, ukabona yandi ma image, ukabona message runaka zirimo guca imbere yawe, ukagira ibintu no kutangira gusobanukirwa, ukumva ijwi umutima arimo rikuganiriza, ukumva ibintu birimo bikubwira. Lebo sekele mosaini, hakagira ibintu utangira kwibuka, hakagira ibintu utangira kubona mu rugo rwawe, ukabona ibintu ukwiriye guhindura, ugatangira kugira amarevelation y'ibintu ushobora gukora. Wari umaze igihe usengera business, hagatangira kugira ibintu biza muri wowe, ukumva wacuruza iki, ukumva wakora ibi, ukumva wakwiga ibi ngibi. Ibyo bihe byiza bibaho, Imana igifata ikaleftinga abantu, ikabazamura abana bayo, ikagutereka ahantu ubu uri ku irembo ry'ijuru. Yesu ashimwe. Ndimo navuga biringiye Uwiteka. Imana igikudodesha, ikagushyira ku mugongo, ikagushyira ku biganza byayo, ikagutwara mu buryo bw'umwuka. Reka mbabwire, abantu bajya bavizita ijuru batabizi. Marayika w'Imana ajyaza akaguterura, akagutembereza, akakujyana mu ijuru wowe utabizi. Bra abantu bose bakijijwe bajya bagira igihe cyo kuvizita ijuru, cyangwa se ijuru bavizita. Visite y'ijuru, aho wowe ijuru gutwara ukajya kuri visita, cyangwa se ryo rikaza aho uri. Yesu ashimwe. Ariko n'abantu bake bajya bamenya ko ibi ngibi byabaye, kuko iyo hatabayeho ibikabyo byinshi ngo ugende ubone ko wagiye mu ijuru, ugende ubone ko wabonye abamarayika, ntabwo umenya ko wagiye. Ariko hari igihe ijuru rimanura presence yaryo mu buzima bwawe, rikaza rikicara aho uri, aho wicaye ugakomeza wumva amajwi akuganiriza ibintu byiza, akuganiriza ku ijambo ry'Imana,
ukumva uturimbo turimo turatemba twiza mu mutima wawe, ukumva umunezero, ukumva ibyishimo, ukumva imbabazi. Reka mbabwiye nimba ari ikintu gikomeye mu buzima no kubabarira. Kubabarira birakomeye. Ushobora guhitamo gushyira umuntu kure ubuzima bwawe, ushobora guhitamo gushyira umuntu kure yawe, ariko kubabarira biragoye. Kubabarira biragoye. Yesu rero ryakoze visite ku buzima bwawe. Yesu ryagusuye, Yesu ryashahuri, wumva mw'imbabazi muri wowe. Ukumva umuntu waguye mu cyura mubabari, ukumva ugize imbabazi, ukabara umuntu atabigusabye. Ukumva urukundo rwuzuye muri wowe, ukumva ukuza umuntu n'umwanzi wawe, ukumva umugira imbabazi, ukumva umugira impuhwe, ukumva ufite urukundo rwinshi muri wowe, ukumva ufite imbabazi nyinshi, ukumva ufite urukundo, ukumva wagira neza, ukumva wakora neza, ukumva hari abantu wagirira neza, ukumva uramutse ubonye uburyo muri kano kanya hari abo wavisita, hari abo wasura, hari abo waha, ukumva ugize inyota muri wowe yo gukora umurimo w'Imana, ukumva wabwiriza ubutumwa bwiza, ukumva hari abo wafasha, ukagira abantu nakutangira kwibuka, ukumva hari icyo wafashisha umukozi w'Imana, ukumva hari icyo wafashisha imfubyi, ukumva ikintu wafashisha abapfakazi, ukumva hari ikintu wakora ugasapotinga mu bwami bw'Imana, ukumva urukundo rwuzuye muri wowe, ukabona abantu bose ukabona ni beza. Haleluya. Ibyo bihe bibaho, hamwe ubona abantu bose ukubona ni beza, ukuvugishije se ukumva muvugisha neza. Ijuru riba ryagusuye ryashahuri. Iyo si kamere y'umuntu, iyo ntabwo ari kamere umwana w'umuntu avukana, ntabwo iri muri we, oya. Ahubwo urukundo rw'Imana ijuru rigusuye rishahuri, rikuremamo umunezero, ukakuremamo ibyishimo, ukumva ukuza abantu, ukumva nta muntu umubaho, ukumva n'amayibo buzigira imbabazi, kumva n'uwaguhemukiye Imana izamwimenyera, kandi abantu ukabona ni beza. Yesu ashimwe. Ibyo ni ibihe bya visite y'ijuru. Ijuru riza kugusura, wowe ntabwo ubimenya ko ijuru ryaje, ntabwo ubimenya ko ijuru ryamanutse, ntabwo umenya ko presence y'Imana yamaze kukuzenguruka. Ibyo ntabwo ubimenya, ahubwo wiyumvamo muri wowe wuzuye impuhwe, wuzuye imbabazi, wuzuye ibyishimo, wuzuye guseka, wumva wakora ikintu cyiza gusa, wumva abantu bose babana amahoro. Nicyo kintu wowe wiyumva muri wowe, nicyo kintu cyonyine gusa uba wumva muri wowe. Kumva waramya, kumva indirimbo zirakuryoheye, wajya kuri YouTube ugakonekitinga indirimbo, wajya mu makuteri ugashyiramo indirimbo zo kuramya. Washaka abantu barimo kubwiriza, ukumva bashaka kumva abantu bavuga ku rukundo rw'Imana, abantu barimo kubwiriza ku bwiza bw'Imana, barimo kubwiriza kuri presence y'Imana. Niba ijuru imanuka rikakugota, ukaba uri mugendana naryo mu nzira, wawe n'umuntu ushonje ukumva wamugaburira, ukumva wamuha amazi yo kunywa, ukumva wagenza gute, wowe ukaba uri mugenda, ariko ibyo abantu bareba wowe atari ibyo uri mureba. Ikintu cyose ubonye ukibona mu mbabazi. Wareba akana karimo kambuka kaburimbo, ukumva ugafitiye impuhwe, ukumva wagenda ukakambutsa, ukumva ugafitiye imbabazi. Ibintu byose ukabibona mu mbabazi, ukabibona mu rukundo. That is the visit of the heaven. Gusurwa kw'ijuru. Hari ikindi gihe rero, haleluya, ijuru ritazahuri ngo rigendane nawe, ahubwo wowe wimurwa ugakura
ugakurwa muri iyi si mu buryo bw'umwuka ukazamurwa mu ijuru. Haleluya. Iki ni igihe wowe ijuru rikuzamukana. Rero haba harimo difference. Iyo ijuru ryagusuye ubona ibintu byose mu rukundo, ubona ibintu byose mu mbabazi, ubona abantu bose nk'abantu bo kwabarirwa, nk'abantu bo kugirirwa imbabazi. Uramuna ukumva umufitiye impuhwe nubwo mu cyomva mubabarira. Ariko ijuru ryakuzamuye ku ntebe yayo, umutima we n'ubwenge bwa n'umwuka wawe bikabiri imbere y'intebe y'Imana, ariko wowe utabizi kubera ko ntabwo ufite experience y'iby'umwuka mu buryo bugaragarira hano ku isi. Uzi ikintu kiba icyo gihe ntabwo uba ureba ibintu mu mbabazi no mu mpuhwe, oya, ahubwo ureba ibintu byose ukumva urabyanze. Ureba isi ukabona ni mbi, uratambuka nzu ukabona harimo akavuyo, wajya mu mujyi ukabona urimo akavuyo, wareba ibintu byose ubona ngo ni imodoka nziza, ngo ni imyenda, ngo ni ibiki, ngo ni ibintu bishimisha n'amaresitorenti, ukabona byose urabyanze, ukabona byose ni bibi, ukabona nta kintu gifite agaciro gihari. Ukumva umutima wawe wakwibera imbere y'Imana, ukumva wakwigira mu rusengero ukaramya, wajya mu rusengero ukumva uratuje, ukumva uri mu mwanya mwiza, ukumva uri ahantu hakwiriye, waba uri mu cyumba wikingiranye, ukumva uri ahantu hazima, ukumva uri ahantu hakwiriye, ukumva uri mu mwanya mwiza, ukumva icyo gihe cyiza waba washyizemo radiyo, uri muhimbaza indirimbo z'Imana, uri muramya, ukumva no hantu ushaka kwibera. Waba ufite na business ukumva ntushaka kujyayo, waba ufite n'akazi ukumva karakubangamiye, wabona kwa mbere hageze ngo usubire mu kazi ukumva bibangamiye umutima wawe, ukumva washaka kwibera ahantu wisengera, wiramiriza Imana, wiyumvira ubwiza bw'Imana, wiyumvira presence y'Imana, ukumva wakwifungirana nko mu cyumba ukisengera, ukumva wakwifatira nk'iminsi 2 3 4 wibera imbere y'Imana, ukumva ntushaka ikintu kikujagajaza mu mutwe, hagera nk'umuntu uzi kubwira amanose ukumva umwanya ntuwufite, samutema ukumva na telefone wawe kure ukigira kure y'abantu. Kubera iki? Kuko wicaye mu ijuru. Haleluya. Wazamutse wicaye mu ijuru, uri muri presence y'Imana. Rero iyo wazamwe wagize ubwo buntu bwo kuzamurwa, nubwo utaba urimo ureba ngo urimo urabona intebe y'Imana, ngo urimo urabona abamarayika, ngo urimo uragenza gute, kuko wenda utaragira kuri revu yo gufunguka amaso ngo ubone ko cyangwa se umenye ko wagiye mu ijuru. Ariko ibisa muri wowe niba muri wowe, uba wumva wifitiye umunezero wo kwibera ahantu bavuga izina ry'Imana gusa, wumva wifitiye ibyishimo byo kwibera ahantu basenga, wumva ufite umunezero wo kwicarana n'umuntu muganira ijambo ry'Imana, muganira ubwiza bw'Imana, muvuga presence y'Imana, muvuga ko wawe nibyo bintu wumva wishimira muri wo. Ibindi wumva bikubangamiye, ku buryo niba ufite business ubwira abakozi mukore, bagwamaga kuko umva mubikemure mu mbabarire. Mu rugo ufite umugabo cyangwa ufite umugore baba barimo bareba filime kuri televiziyo bishimye banezerewe, ugahita uhaguruka ukanyonyomba ukigira nko mu cyumba, ukigira nko ku ijambo ry'Imana, ukigira ku ndirimbo, nubwo waba utari musenga kumva ruturiba, hakagira nk'indirimbo imwiza, Yesu ashimwe, hakagira indirimbo imwiza ukayicuranga umunsi wose. Ukajya uyicuranga ikarangira, ukongera ukayisubizamo, wajya muri bisi ukagenda uyumviriza, waba wicaye mu nzu ukayisubizamo, weshyira muri radiyo ukumva niyo wakongera gucuranga, yarangira ukongera ukayisubizamo, yaba iri mu Cyongereza, yaba iri mu Gifaransa, yaba iri mu Giswahili, yaba iri mu Kigande, yaba iri mu Kinyarwanda, ururimi rwose yaba irimo, ukumva irimo irakora ku mutima wawe. Ibyo bikumva birakunejeje, kumva nibihe udashaka gutakaza, udashaka kureka. Muri uwo mwanya rero abantu ntabwo baba bagusobanukiwe, kuko
bumva ngo dusohoke, ariko wahagera naho mwasohokeye ku bintu byose birimo birakujena, cyangwa ukumva ntushaka no kujyayo, tuze tugusure ukumva nabaza kuguteza akajagari. Kubera iki? hari ahantu wicaye mu buryo bw'umwuka, hari ahantu wibereye, so rero ibindi birimo birakuvanga. Yesu ashimwe. Birimo birakuvanga, birimo biravangira umwuka wawe, birimo biravangira ubwiza bw'Imana, birimo biravangira presence y'ijuru. Yesu ashimwe. Wifite presence y'ijuru, wifite umwuka w'Imana, wifitiye kubaho kw'Imana. Ahantu uri n'ukuntu urimo wiyumva, nta gushaka ikintu kigukura muri ubwo bwiza, nta gushaka ikintu kikuvangira. Haleluya. Niho rero Bibiliya yavuze ngo abiringira Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, uhora uhamye iteka ryose. Kuko muri ibyo bihe iyo ufite ubwo busabane, iyo ufite ubwo bwiza, imiyaga ihuha ntikugeraho, nta kintu na kimwe kinyeganyeza umutima wawe. Umuntu ashobora kukubona urimo guseka unezerewe kandi waragumiwe, warabuze umugore, warabuze umugabo, warabuze urubyaro, utarabyara. Umuntu akabona urimo uraseka kandi n'amafaranga ufite, kandi warahombye, nta modoka ugira, ugenda n'amaguru, warahombye. Yesu ashimwe. Umuntu akakubona ufite umunezero mwinshi n'ibyishimo byinshi, ntago agutahura, ariko ibanga nta rindi. Mu kwiringira Uwiteka, mu kwizera Uwiteka, ijuru ryagukoresheje visite, ryarakuzamuye, wagiye gusura Imana, wicare ku ntebe y'Imana. Aho rero niho Pawulo yageze, arangije arandika, aravuga ngo isi nyireba nk'ibambwe, nayo yambona ikambona nk'ubambwe. Uzi ko hari ibihe ugeramo isi ntigutahure, ab'isi ntibagutahure, isi ikayoberwa uwo uriwe, ikayoberwa icyo uri cyo. Ese uyu muntu bite byiwe? Uzi ko hari ushobora kugeramo abantu bakakubura neza burundu, ukibera iwawe, ntugire ubusura, ntugire akajagari ujyamo, ntugire ibyo ujyamo. Se wararwaye, byagenje gute? Se kutakiza ngo duse, kutakiza ngo twishime. Isi yakubereye nk'ibambwe, urayireba ukabona n'umwanda, noneho yakureba ikabona nawe warakubititse. Yesu ashimwe. Yakureba ikabona nawe warakubititse, nawe nta cyerekezo, nta kigenda, ibintu byose byarana. Akaba ari ku isi kubona, akaba ari ku isi kureba, isi kakubona muri ubwo buryo, ariko wowe wicaye ku marembo y'ijuru. Ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya. Uko imisozi igota i Yerusalemu, uko imisozi izengurutse i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, niko Uwiteka azengurutse abantu be. Haleluya. Uhereye none ukageza iteka ryose. Si umunsi umwe, si iminsi ibiri, si mu gitondo ngo nimugoroba bivuyemo, si mu ijoro ngo ku manywa yatembereye, ahubwo abagota, abarinda ibihe byose, abagota iminsi yose. Murongo wa 3. Kuko
ko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi. Inkoni y'ubutware bw'abanyabyaha, inkoni y'ubutware bw'abarozi, inkoni y'ubutware bw'abagome, inkoni y'ubutware bw'abatwanga, abadutuka, abadusebya, abatugira nabi, abatunaniza, inkoni y'ubutware inkoni y'ubutware bw'abanyabyaha ntabwo izahora ku bitugu by'abakiranutsi, ntabwo izahora ku bitugu by'abiringira Uwiteka, ntabwo izahora ku bitugu by'abasenga. Reka nkubwire ngo ikikunaniza, ikikurwanya, ikikuteza akajagari mu buzima gifite iherezo. Leboshakaramasai. Babarozi barara bagukoza hirya no hino, za nzoka zaje kuriganya umugisha wawe, babagome barwana n'ibyawe, babandi barwana n'amasezerano y'ubuzima bwawe. Reka nkubwire wiringiye Uwiteka, ntabwo ubutware bwabo buzaguma hejuru y'ubuzima bwawe. Buriya bukene bukunaniza, buriya bukene buguteza akajagari, bari abanyamagambo bakugira nawe bakuvuga ibiteye isoni, ntabwo bazagumya kuba hejuru y'ubuzima bwawe. Iyi nkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi. hari inkoni zimaze igihe zigukubita, inkoni z'inyatsi, inkoni z'ubukene, inkoni z'amagambo, inkoni z'abagome. hari inkoni zimaze igihe zikubita ubuzima bwawe, hari inkoni zimaze igihe zinaniza imibereho yawe. uyu munsi ndakubwira inkuru nziza. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntabwo inkoni y'abanyabyaha, ntabwo ubutware bw'abanyabyaha, ntabwo imbaraga z'abanyabyaha zizakomeza kuba ku mwandu w'abakiranutsi. amagambo yabo ntazaguma kuremerera ubuzima bwawe. haleluya. ubugome bwabo ntabwo buzaguma kudrivinga imibereho yawe. imitongero bagutongera, batongera urubyaro rwawe, ntabwo bizagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi. kuko abiringira Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni. ariko reka nkubwire ngo n'ibyago isi guteza, n'intambara isi guteza, ntabwo zizaguma kuba ku bitugu byawe. abakurwanya n'abakugira nabi, aba banyabyaha babwire ngo ntabwo muzakomeza kuremerera ubuzima bwanjye. ubushomeri buri mu rugo rwawe ntabwo buzagumayo. ubugizi bwa nabi umuryango wawe ugirirwa ijoro n'amanywa ntabwo bizaguma kuremerera umuryango wawe. kubera iki? kubera yuko ijambo yavuze ngo ntabwo ubutware bw'abanyabyaha buzaguma ku bitugu by'abakiranutsi. ngo kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. ntabwo Imana izareka abanyabyaha bakomeza kugutoteza kugira ngo ejo utazabyuka ukirwanirira, kugira ngo ejo utazabyuka ukajya kwihorera amaboko yawe akanura. oya, ntabwo Imana izareka uhaguruka kwirwanirira ngo ibiganza byawe byandure mu gushaka ubutabera bwawe. ahubwo Imana izarwana n'abanyabyaha bakoresha ubutware bwabo hejuru y'ubuzima bwawe kugira ngo ikurindire amaboko atandura. haleluya. Imana izarwana ijoro n'amanywa kugira ngo ikurindire amaboko atandura.
kugira ngo ejo utabyuka ukajya gusambana kugira ngo ukunde ubone akazi, kugira ngo ejo utabyuka ukajya gusambana kugira ngo ukunde ubone ibyo kurya, kugira ngo ejo utabyuka ukajya guhangana n'abanzi bawe kugira ngo witabare. Haleluya. Ntabwo Imana isemera, ntabwo Imana isemera kugira ngo ejo utazabyuka ukajya kwirwanirira. Iyo nkoni n'ubwo butware n'ubwo buribwe n'ubwo buremere Imana imanutse kubukoresha ubuzima bwawe kugira ngo ejo utazajya gukora icyaha urimo wirengera. Haleluya. Murongo wa 4, Uwiteka ugira abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima. Imana igirira abeza ibyiza. Humura, komera, hari ibyiza Imana iteguye kukugirira. Ngo ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Amahoro abe mu Bisirayeli, amahoro abe mu bakunda Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka dusome muri Yeremiya 17 umurongo wa 7 umurongo wa 8. Yeremiya 17 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 8 bavuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibisiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishora imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Haleluya. Ijambo bwa mbere ryavuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega, uhora uhamye iteka ryose. Uko imisozi igose Yerusalemu ni ku iteka gose abantu be. None Yeremiya aratubwiye ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko ngo azamera nk'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi. Haleluya. Azamera nk'igiti cyatewe iruhande rw'imigezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ngo ntabwo kizaterwa ubwoba n'umwaka wacanyemo amapfa, ntabwo kizaterwa ubwoba n'ibihe byahindutse, ntikizaterwa ubwoba na politike yahindutse, ntikizaterwa ubwoba na ekonomi itameze neza, ntikizaterwa ubwoba n'inshuti zakivuyeho, ntikizaterwa ubwoba n'abanzi babaye benshi, ntikizaterwa ubwoba n'umwaka wacanyemo amapfa. Haleluya. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Ese iki gitondo ufite kwizera? Ese uyu munsi ufite kwizera? Ku kwezi kwa gatatu duhagazemo ufite kwizera? Ukwizera kwawe kumeze gute muri ibi bihe? Reka mbabwire, ntabwo Imana yadusabye ibintu byinshi. Iyi si idusaba byinshi ngo tubeho. Nutiga uzabaho nabi, nutagira papa ntugire mama bashoboye, bafite ubwenge, bafite ubushobozi, bafite urukundo ngo bakureberere, ubuzima bwawe buzamizirebo muri iyi si. Nutagira umugabo ufite amafaranga, ufite business, ufite ubushobozi ushobora kugusapotinga, uzabaho nabi. Nutagira papa ufite uburyo, ufite akazi kazima, ntabwo uziga ku mashuri mazima, ntabwo uzabaho neza. Nutagira amafaranga ntuzashobora gutunga umugore, ntuzashobora gutunga abana. Nutagira akazi ubuzima buzakugora, ntuzaba muri Kigali, ntuzaba muri Nairobi, ntuzaba muri Bujumbura. Iyi si itwempoza amakondishoni menshi. Nutiga mu mashuri meza ngo wige neza, umenye indimi, wige amasiyanse, wige amatekinoloji, wige ibintu bijyanye n'iby'isi ikeneye, ntabwo uzigera ukomera muri iyi si, nta namwe uzigera ugera, nta kintu uzageraho.
nimba udafite umuryango ukomeye, nimba udafite umuntu muri politiki wakuvuganira, nimba udafite umuntu ufite ekonomi ifatika wagusapotinga, wagutabara, ubuzima bwawe nta kintu buzigera bugeraho. ntabwo uzigera wishima, ntabwo uzigera unezerwa. niyo si tubaye idusaba byinshi bitandukanye, ariko Imana yacu idusaba ibintu bibiri gusa: kwiringira Uwiteka no kwizera Uwiteka. Aya ni amagambo abiri akomeye, ariko ni ubutunzi buhambaye kuba bufite. Kwizera ni inkingi ikomeye mu bwami bw'Imana. Kwiringira, kwizera no kwiringira ni ibintu bibiri byenda gusa, ariko kandi bitandukanye, bifite some difference, bikongera bikagira some simulation. Reka mvuge kwizera. Kwizera bitandukanye no kwiringiraho gatoya, ariko bikongera bikagira n'isano. Biravuga ngo kwizera ni ukumenya, ni ukwizera ibitaraba, ni ukwizera ibyo utareba, kandi ntushidikanye ukiringira ko biza, ukizera ko bizaba, ukizera ko nta kabuza bizaba, ukabikurikira, ukabikunda, kanabikora. Hanyuma kwiringira, haleluya, kwiringira bisa no kwishingikiza. Ubundi kwiringira ubusobanuro bwabyo ni ukwishingikiriza ku kintu. Ni ukuvuga ngo haba harimo kwizera, ariko kwa kwizera gutuma noneho wishingikiriza. Hamwe uzi ngo iki kintu, example, uri kuri etaje ya nivo 20, hanyuma ufashe umugozi n'uri munagana. Ni ukuvuga ngo uyu mugozi ufashe wizeye ko udashobora gucika, ariko ni nawe wiringiye yuko ugukiriza ubuzima. Urekuye wapfa, urekuye wahita uhanuka ukikubita hasi. Uku niko kwiringira. N'amavyo rivuga ngo abiringira Uwiteka ameze nk'umusozi Siyoni, kuko kwiringira ni ukwishingikiriza ku kintu nicyo uhagazeho, kikurekuye wapfa, kikurekuye ibyawe byawe birangiye. Rero uzi ko mu bwishingikirizi bwawe, kuko wiringiye Uwiteka, niwe wishingikirijeho, uzi ko uri kumwe nawe, nta cyagutera ubwoba, nta cyakunyeganyeza, nubwo yaba nta byo kurya bihari, nubwo yaba nta mafaranga hari, nubwo utafite icyo wishyura inzu, nubwo utafite epfo na ruguru, ariko wiringiye Uwiteka, niwe wishingikirijeho, ubuzima bwawe niwe bwishingikirijeho. Haleluya. Ariko ibyo bikaba biri kumwe no kwizera. Rero biravuze ngo abiringiye Uwiteka. Hanyuma hano muri Yeremiya 17:7, uwizera Uwiteka. Uwiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi utanyeganyega. Hanyuma uwizera Uwiteka nawe ameze nk'igiti cyateye iruhande rw'umugezi. Ibi ni byo bintu bibiri Imana idusaba byonyine gusa: umwizere, umwiringire. Numwizera ntago umuyaga wagukubita hasi, numwiringire ntago umuyaga waguta hasi. Numwizera umeze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zaki gihe cyacyo. No mu gihe ibintu byacitse, no mu gihe nta cyerekezo, kuko wiringiye Uwiteka. No mu gihe umwaka wacanyemwe amapfa, iki giti cyera imbuto zacyo, ntabwo kizaterwa ubwoba n'umwaka wacanyemwe amapfa. Uku niko kwizera, assurance y'ubuzima. Ntabwo ugira ubwoba ngo kanaka yamfashaga none yagiye.
ntabwo utinya ngo kanaka nsizanye ibintu ntabwo yabikoze, ntabwo utinya ngo kanaka ngo niwe waruntunze none ko apfuye cyangwa se ko ahombye cyangwa se ko bigenje gute. Oya, bize Uwiteka. Nubwo umwaka wacanyemo amapfa, icyo uzi cyo ni kimwe, wera imbuto. Haleluya. Ntabwo imbuto zawe zizavaho, ntabwo zizahagarara. Ngo gishore imizi yacyo ku mugezi, ntigitinya ubutayu, ntigitinya izuba, ntigitinya amapfa, ntigitinya ibihe, abiringiye Uwiteka. Ese muri ibi bihe, muri isi ya nyuma, muri imibereho ya nyuma, ibyishingikirizo byawe biri hehe? Wiringiye onkre, wiringiye akazi, wiringiye umuryango, cyangwa wishingikirije ku Uwiteka? Uri muri Zaburi 125 na Yeremiya 17, cyangwa se uhagaze kuri bene wanyu bari muri politike, b'abajenare n'abaminisitiri, uhagaze kuri ba papa wanyu n'abandi? Reka nkubwire, abahagaze kuri abo ngo biravuga ngo biringiye amagare n'amafarashi ngo ariko warunamye baragwa. Ariko abantu bazabaho muri bibi, abantu batazakorwa n'isoni muri bino bihe, ni abantu bahagaze muri Zaburi 125 na Yeremiya 17:7-8. Abantu bahagazemo, haleluya, bazashobora kuba muri bino bihe. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Mwakoze ko imbere Imana muri ano materaniro. Reka mbere yuko turangiza mbanze mbibutse ko dukorera Imana dutanze icya 10 n'amaturo kuri izo nimero ziri kuri screen yanyu. Mwibutse yuko uri hanze mu kindi gihugu wakoresha nimero ya M-Pesa, hanyuma uri mu Rwanda akoresha nimero mu Rwanda, mu Burundi akoresha mu Burundi, muri Uganda akoresha muri Uganda, uri no muri Kenya akoresha muri Kenya. Ariko abari hanze mu bihugu byose bitandukanye byo bitari muri byo navuze, mwakoresha nimero ya M-Pesa yo muri Kenya. Dukomeza kubaka umurimo w'Imana, dukomeza kubaka ubwami bw'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kubwo gukorera Imana. Reka muri kano kanya dusengera amaturo mutanze, dusengera n'ijambo ry'Imana, hanyuma tubifuriza no kugira icyumweru cyiza. Data mu izina rya Yesu Kristo, dusengera abana bawe Mwami, barambuye ibiganza byabo batanga icya 10 n'amaturo, bashyigikira umurimo wawe, bashyigikira ijambo ryawe, baba mu bwami bwawe. Ubaha umugisha, ubagire neza, ubakomeze, ubagure, ubahe Mwami ibyo bashaka byose, kandi ubaha umugisha mu bikorwa byabo n'imirimo yabo. Dusengera abantu bose twabanye muri aya materaniro, dusengera Data abantu bose Mwami bazakurikirana ino jambo. Data Mwami ubagire neza, ubaha umugisha wawe, ikiganza cyawe kibe hejuru y'ubuzima bwabo, ubahe ibyo bashaka byose, ubasubirize gusenga kwabo. Reka Data bazagira icyumweru kiza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze ko imbere Imana kino cyumweru cyose. Dufite amasengesho ya saa 9 z'ijoro, saa tubyuka gusenga saa 9 z'ijoro, twinginga Imana turwanirira intambara kandi tubohorere ubutunzi, tubohorere umugisha, tubohorere amasezerano. Mugire icyumweru cyiza, bye bye, ciao ciao.